ngo ari hariya ngarabwe ngo noneho nimugende mukureho igitare. Ariko haleluya, hari igitare kiri ku buzima bwawe, hari igitare abantu bagushyireho, hari igitare. Humura, icyo gitare kiri ku buzima bwawe Uwiteka agiye gutegeka bagikureho. Kandi n'ubu nkeka ko bafata amakote, bagafata imyenda, bagafata icyo ntazi bashyiramo umupfu n'inkweto, ariko baze kutubwira abantu. Ngenda cyari mutoya sindona n'umuntu wapfuye nubwo papa ntamugira, ariko sinigeze mbona yapfuye nyine pe. Ahubwo baze kutubwira uburi umuntu wapfuye bamuhamba n'inkweto. Nicyo kintu nibaza, ese nibe bamwambika ahantu hose bakamufira bakamushyiraho amakote, hasi buriya nta nkweto bashyiramo? Nize mumukureho ibyenda, hari ibintu bagupfunyikiyemo, hari ibintu uzingazingiweho, hari ibintu bituma utinyagambura, hari ibintu bituma udatera imbere, hari ibintu bituma utabyara, hari ibintu uzingazingiwemo bituma utabasha kugera no ku musaruro, bituma utaza no mu bantu, bituma batagutumira no mu nama y'umuryango, bituma n'imiryango irikwanga. Ni ibintu bagukozeho, ni imihango bagukozeho, ni agaciro bakwatse, ni ubutunzi utagira. Ariko Mana utazi butegeke, umurozi wakuzinze ari butegeke, ibibazo byakurembeje ari butegeke, mbese ibintu byose bikugarije uyu munsi bize kukuvaho. Yes, turabasuhuje nshuti mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi ku Cyumba TV. Ndabashimiye cyane, ndabakunda. Tukaba tugiye kuganira rero, habagiye hacamo iminsi ariko ntabwo ari uko twabanze, ahubwo umuntu aba ari mu bintu byinshi bitandukanye, ariko twongeye twagarutse tugiye kugana ku buntu n'urukundo rwa Kristo n'amaraso ya Yesu, ari byo byaturokoye bikatugira abana be. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Kuri uyu munsi ndanezerewe, nejejwe n'Imana mu mutima kubw'imirimo n'ibitangaza Imana irimo kugenda ikora, kubw'amashimwe Uwiteka arimo kugenda arema muri twebwe umunsi ku munsi. Turamushimiye, Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira rero, nari mvuze ngo ku buntu n'urukundo Yesu atugirira umunsi ku munsi. Yesu atwitaho umunsi ku munsi. Yesu agenda atwereka ko ari we utuyobora, ari we umuyobozi wacu. Turashima Umwami Yesu kuko umugambi we ari muremure ku buzima bwacu. Nari mvuze ngo iki? Mvuze ngo urukundo rwa Kristo ruratangaje, ko wenda nkavugeho gato. Mu ijambo rye ryarambwiye ngo umunsi Lazaro, izo nkuru tuzisanga mu gitabo cya Yohana ibice 11 ku murongo wa 32, 35, 42 gutyo. Iyo ni imirongo y'ingenzi nagiye mbonamo. Ariko ahantu harambwiye ngo icyo gihe Lazaro yari yapfuye, ngo nuko Yesu atinda kujyayo kumureba. Hanyuma ngo agiyeyo ngo baravuga ngo ariko ubundi ngo mwami, ngo nukubera icyo watinze kuza, ngo nukubera icyo watinze kuhagera, ngo nukubera icyo watinze kuza gukiza inshuti yawe Lazaro, ngo ugatinda kuza kumukiza kandi mwari inshuti, mwari muziranye, ngo wabitewe n'iki? Ariko Mana we, nicyo gitumye ntangira mvuga ku rukundo rwa Kristo. Bishatse kuvuga ngo uzarwara, Yesu natinda kuhagera, abantu batangiye kuvuga ngo ariko ubundi niwe wavuganye nawe, ubundi niwe wabivuze, ubundi niwe wabikoze. Mbese abantu bagafata bitandukanye, ariko Yesu aba yaratinze kuza, atari uko akanze, ahubwo abagira ngo nyuma naza kugaragara yakoze bizamenyekane ku bantu bose kandi azihesha icyubahiro. Haleluya. Nuko ngo akimara kuhagera, ngo barasakuza, ngo bararira, bikubita hasi, abandi bavuza induru, ngo kijya avuga ngo nukubera iki, ngo tubwire, umuntu arinda apfa, Lazaro ari umushuti wawe. Ariko abantu bajya batureberamo bakavuga ati se ubundi kubera icyo ukena kandi ufite Kristo ari umushuti wawe umukorera amanywa na nijoro? Abantu bakavuga ati ubundi se kubera iki utagira aho kuba, ukodesha, utagira ibyo kurya kandi Yesu ari umushuti wawe umunsi ku munsi? Kubera iki ubundi Yesu atakwitaba? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu, ijambo ryarambwiye ngo Yesu yari afite icyari bukore. Haleluya. Kuri uyu munsi wa none Kristo hari ikintu ari bukore ku buzima bwawe. Impamvu yatinze nuko ashaka kuzihesha icyubahiro. Ariko haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Marita arasakuza aravuga ati nukubera iki Yesu wowe watwihoreye? Ariko ngo baramubwira ngo ubundi ari hehe? Akoze ugira ngo Yesu ntiyaraza aho yarari, yarahaza, ahubwo yagiraga ngo we
mbese bahamwereke, yagiraga ngo abo aribo nk'uko babitangije byose bamuburiye icyizere abikore banareba bongere kwizera bwa kabiri. Ngo nuko icyo gihe ijambo ry'Imana rirandyohera cyane, ngo nuko icyo gihe ngo baragenda baramubwira ngo ari hariya, ngo arabwira ngo noneho nimugende mukureho igitare. Ariko haleluya, hari igitare kiri ku buzima bwawe, hari igitare abantu bagushyiriyeho, hari igitare cy'ubukene, hari igitare bagushyiriyeho cyane. Kandi ikintu gitangaje, icyo ngicyo nyine we iyo ukirebye nta nubwo wakikuriraho pe, ahubwo hari ababikoze aribo bonyine bagomba kuzagikuraho. Abo ngabo bonyine nibo bafite ubushobozi. Kubera iki? Nibo bazi password, bazi uko babigenje, bazi ukuntu nyine bagiye bakaguteza inyatsi, bazi uko baguteje ibihombo, bazi uko baguteje ubukene. Mbese abo barabizi ukuntu babigenje. Niyo mpamvu Yesu ndamukunda cyane, yagiye gutabara arabanza akabwira abo ngabo babandi bakuzinze, akabwira babandi bagushyize hariya batuma utazatera imbere, akabwira babapfuma akabateza ubwoba, mbese kugira ngo abari bo bakuraho iki, bakuraho igitare. Humura, icyo gitare kiri ku buzima bwawe Uwiteka agiye gutegeka bagikureho. Muvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ngo baragenda barirukanka cyane bagikuraho. Yesu ngarangije ngararira ku murongo wa 35. Yararijijwe n'iki? Yarebaga mu mutima akabona nta kwizera bafite, yarebaga mu mutima akabona abantu igihe babanye nawe ntago bari barigeze bizera, basaga nk'abatirigeze bamumenya kandi babanye nawe igihe kinini cyane. Nicyo kibazo cyari kirihariya cyane atumye anarira. Ngo nuko icyo gihe bahageze baragenda ngo bahita bagikuraho, bakora icyo gitare kinini cyane. Arangije we ngararira, arangije ngo arahamagara n'ijwi ngo Lazaro we sohoka. Uzi ikintu hariya yaragiye gukora? Yagiraga ngo abereke ko ibintu byananiranye aba ari bo babifitemo inyungu, ahubwo baba bategereje ko Yesu aza gukora agategeka. Ariko Mana ndafashijwe cyane. Uzi ko hari igitare bahindiye ku buzima bwawe. Oya mwongorere mugenzi wawe mubwire ngo uyu munsi icyo gitare bagikureho. Oya mwongorere mukomange umubwire ngo icyo gitare, ubwire umuturanyi, ubiposting, ubwire abantu uti uyu munsi igitare bagushyizeho kiri bukorweho mu izina rye. Ubwiye kubibwira nk'abantu batanu babwiye ngo igitare kiri ku buzima bwawe by'ubukene, uza kubabwira ngo icyo gitare bashyizeho kiri buveho. Nuko iyo usomye ziriya nkuru cyane ubona ngo baragiye bakagikuraho, agasohoka. Akimara kumuhamagara ngo arasohoka, asanga azingazingiwe mu byenda byinshi cyane, aryamye nyine. Urumva umuntu wapfuye hari ukuntu bafata ibyenda bakamushyiraho byinshi cyane nk'ikimenyetso nyine. Urumva kera niko babigenzaga, bafataga ibyenda byinshi cyane, kandi n'ubu nkeka ko bafata amakote, bagafata imyenda, bagafata icyo ntazi bashyiramo umupfu n'inkweto. Ariko baze kutubwira abantu, ngenda cyari mutoya sindona n'umuntu wapfuye, nubwo papa ntamugira, ariko sinigeze mbona yapfuye nyine pe. Ahubwo baze kutubwira uburiya umuntu wapfuye bamuhamba n'inkweto. Nicyo kintu nibaza, ese nibe bamwambika ahantu hose bakamufira bakamushyiraho amakote, hasi buriya nta nkweto bashyiramo? Nicyo ntazi. Buriya wenda ndavuga ati yasohotsemo yambaye n'inkweto ntawamenya, ahita afatiraho. Ariko Yesu arangije aramuhamagara, arababwira ngo noneho nubwo bimeze bityo nimuze mumukureho ibyenda. Hari ibintu bagupfunyikiyemo, hari ibintu uzingazingiweho, hari ibintu bituma utinyagambura, hari ibintu bituma udatera imbere, hari ibintu bituma utabyara, hari ibintu uzingazingiwemo bituma utabasha kugera no ku musaruro, bituma utaza no mu bantu, bituma batagutumira no mu nama y'umuryango, bituma n'imiryango iri kwanga. Ni ibintu bagukozeho, ni imihango bagukozeho, ni agaciro bakwatse, ni ubutunzi utagira. Ariko Mana turazingazinzwe pe. Ariko umunsi muhereze Yesu icyubahiro ko ari budukureho ibyenda, ari butegeke umurozi wakuzinze, ari butegeke ibibazo byakurembeje, ari butegeke mbese ibintu byose bikugarije uyu munsi bize kukuvaho. Tuvuge ngo turekure, tuvuge ngo turekure ibibazo we, tuvuge ngo turekure Satani we. Ubuntu bwa Yesu n'urukundo nibyo ndimo kuvugaho. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ushobora kuba wabyutse utari wareba iki kiganiro, ariko yewe igira hino banze wumva urukundo n'amaraso ya Yesu n'impuhwe ze, arangiza aramusurekura, Lazaro asohokamo, ngakimara gusohokamo amubaha ari bazima. Uzi ikintu hariya yendaga gukora? Mbese yari agiye kubatabara, kubera ko bo ubwabo ntago bari bafite imbaraga zo kumukiza, bo ubwabo ntago bari bafite imbaraga zo kumurokora, bo ubwabo ntago bari bafite imbaraga zo kumurengera, bo ubwabo ntago bari kubona ubushobozi bwo kumutabara. Ariko kuko Kristo ari umwami, kuko Kristo ari igitare, kuko umwami ari mutabazi, we yagombaga kubikora bahari banareba, yagombaga kubikora abanzi bareba, yagombaga kubikora abarozi bareba, yagombaga kumukuraho abamusizemo bareba. Nagira ngo nkubwire ngo ubwo burwayi bwatumye wiheba, ibyo bibazo byatumye wiheba, uyu munsi Yesu akurekure, agukure mu igituro mazemo iminsi, Yesu agukuremo mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, mujye mukomeza mukore subscribe, share na comment, kandi Uwiteka ari cyo zakora. Dufiteho umugambi mwiza. Nari nkuzaniye amakuru nkubwira ngo humura, igituro bagushyizemo, aho umwanzi yakugoteye akaguturimo, iby'abarozi bagukoraho, ibituma udatera imbere, ibituma abantu batakubona uko uri, bakakurebera mu yindi shusho, nuko hari ahantu bagushyize, hari ahantu imiryango yagushyize, hari ahantu ubuzima bwagushyize. Ariko uyu munsi niwizera iri jambo umukozi w'Imana akuzaniye, urongera wumva amavuta muri wowe, urongera wumve ko ibyo bigeragezo bikurenze, urongera wumve ko uyu munsi Uwiteka yagutabara. Mushuti umwe yigeze kutuganiriza, aratubwira ngo kurira kujya kurera umuntu bwakimpundu zikavuga. Umunsi umwe yigeze kuva gusenga ngo yabuze icyo kurya, ngarangije abwira Imana ati mpinyama, ngarangije ajya kubonabona ngo igisiga kigize gutya gikubita inuma hasi, yasabye inyama kirayikubita ihita igwa imbere ye, ikimara kugwa imbere ye ngahita yifata, kuko inuma murabizi ko ziribwa ku bazirya, ngo ahita yifata aragenda akajyana mu rugo aragatunganya, aravuga ngo shimwa mami ko mpaye inyama. Muhumure rero, hari igihe buretse icyo ngicyo gusa, nawe ushobora kuba ufite n'ikibazo cy'amafaranga, uyu munsi Yesu akaguhuza n'amafaranga. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'abantu b'umugisha batari umugisha kuri wowe, uyu munsi Yesu akukaremera ibitangaza. Humura, wikwiheba, wicika intege, icyo umwami yagambiriye kuri kugikora azagikora. Icyo dusabwa ni ukuyizera, icyo dusaba ni ukuyubahisha, icyo dusaba ni ukuyiba hafi, naho ubundi Yesu kuturengera akazaturengera. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, mukomeze musure Icyumba TV cyane, muteze imbere ijambo ry'Imana, mukoreshe mu bihe n'abandi, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi yose. Yesu azagaruke buri muntu wese yarafashe icyemezo. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane, murakoze cyane.